cy'indirimbo mugiye gukora uwo mwana ngiye nkunda kuvuga ngo uwo mwana wow umwana okay ni uwo mwana ariko nta muri slang enye uwo mwana okay akikugezaho icyo gitekerezo wabyakiriye ute gufamiye urabisi kutizi ngegera ngo yumva ubusanzwe iravuna kikayoringa ihombe wavumwe na sokuru umunsi wavutse uri teta kuvuze nabi se kwanze kushitiye hiti yabapfumu umwanda kera hose nabona kugenda ntamenya kutasha napusha amasiga ntiwakwamye iyo myandiko uzonze ziguta mu byatsi ngurishe mu mwanda muri make usazanye ibiheri mu gipangu ufatwa nk'imbwi ry'ibinono vuge wumve cyangwa subire kifini ry'ubugari Kigali n'ingari kera hose namenya ngo yuko bro cyaza nongeye kuguha ikaze kuri Yego TV wowe udakwema kudukurikira aho uri hose waba uri iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'abakunzi bacu bari bwota amasimbi aba diaspora no muri South Africa hose. Mbere ko dukomeza uyu munsi ndagira ngo ubanze nkorera akantu katagoye cyane, nkorere subscribe share ewan ibi bintu ndagira ngo ujye bigira ibyawe kugira ngo kuri Yego TV utaragicikwa kureba amakuru y'abastar y'ibyamamare showbiz nyarwanda ndetse no hanze hose. Uyu munsi bafite surprise nakiriye abahanga, nakiriye abasore babiri b'abahanga abakora umuziki bakora injyana ya rap. Reka mbafate nk'abasore b'abahanga muri rap. Welcome my big brother. Neza ewa ni misi myiza. Asante sana twe tumaze igihe ntababona ariko urumva imiziki yanyu nongeye kubaha ikaze kuri Yego TV. Asante sana murakoze kutwakira kuri Yego TV show. N'ahantu heza cyane natwe nk'abaraperi turaje twahisanze twihaye nisange kabisa kuri Yego TV show. Nawe wakora subscribe n'abantu beza cyane. Yamani my big brothers. Subwo ne Yego TV show irihora Yego TV yaman Yego TV apana Yego TV show kuko urumva ndi channel yatwitiriye kubera ko babonaga dukora ibintu bya danje bahita batwitira nyine batujyana kwa show tubona yuko nyine bari kugira nyine bagiye ibintu byishako nyine twebwe dukora kuri Yego TV show banyita Biraboy Gedo ni mujyama abafana bangiye bamba ku mutima ndabarabira bakatsekera bakambwira yuko ndi bitikira abanze bangiye ndapatitiza manuka imirongo bakicuza abandi bahanze icyo mbarusha kwifunga ndetse no gusenga imbere yanjye n'abapeti mu gihe ngewe mfite amapeti iyo mageze batera amasari iyo muziki bamibiciri my big brother ewana very nice. Ndagira mbabazana mwakwiga igitekerezo cyo gukora indirimbo ya mbere mwakoze. Ese muri tsinda ngiye mbahera ukubundi buri wese akora music ku giti kiwe mwaje gukora collab? Twaje gukora collab kubera ko uduheruka ryari dukora ku giti cyacu. Uduheruka ryari byageze buto. Yes my big brothers. Ndagira ngo mumpe ahantu mwakoye ID yo gukora indirimbo bita umwana. Ni uwo mwana wow ndi wakubiswe ubu ngo bakaba uri kuvuga kuri ku mbuga zose zigiye zitandukanye wakubise rero warumbajije ID hano yavuye uko muri babiri. ID irandirimbo ninjye wayizanye. Narebye interview imwe ya Bruce Melody agitangira gukora musika baramusekaga cyane agakora ID bakajya mu byati we mani ufite isura ya guswi naho uzagera mani urasa nyine nka magugeto nako nagatayemo akavuze twavuga ati nakuze nyine bambwira ati muziki ntabwo nshoboye none uranye bitavuga ati ID yo kwandika uriya muziki reka nyikorera ni n'icyamamare kubitiraho nyine karaka ID mufatire imirongo ndayizana nyisangiza mugenzi wanjye ndabwira ati ahantu rero havamo ikintu kizima none ndagenda ndicara mfite ikaramu ndayandika kira mugenzi wanjye tujya kuyirecordinga. My big brother umuvandimwe akimara kukubwira igitekerezo muziki nta kuntu namuguza nawe mugakora bore ya danje ko nawe arenze kayarazi ko witwa Biraboy. Yamani kabisa Biraboy none jewe araduhuza jewe mujama nabwo ati rero
yamuhaye namba zanjye nijye guhamagaye umupeti aramamagaye n'umupeti kuko ngo yamuhaye contact zawe wowe uhita kumuhamagara. Njye nanditse boro nimara kuyandika ariko mbura sto buze sto yo kuyijyamo ganiriza abasani banjye twaba bari hafi zanjye nyine gutya ndavuga ati ku mani rero hanyuma ndavuga hanze genda kubita boro ngizi kuko njya kurapa bwa mbere uramusani Orix niwe wambaye crash nyine uvuga ati yoro rumodo kabisa niwe narebeyeho ndavuga ati nanjye ni why not ubundi ibintu nanjye nabishobora ndagenda nandika indirimbo ndebeye ku musani Bruce Melody cyangwa mari none ndabagenda bavuga ati ariko rero mfite indirimbo ariko nabuze stu ati ari umusani wanjye ujya muri stu ananyereka indirimbo ze ndazireba tamani nimero ze ndamukoringa arambwira ati wowe sasa gutya na gutya uzansanga aha tujye muri stu nuko twese tugenda nuko mwese muhuza tuhuza gutyo ndamubwira ati indirimbo gutya na gutya arayumva ndamubwira akigukubita icyo gitekerezo kindi gukora uwo mwana wo ni ukuvuga ngo nyine akiguhamagara akubwira ati njye nari nyikomereje urumva njyewe akimara kumpamagara arambwira ati njyewe rero runaka yakumpaye ngo ukora imiziki gutya na gutya ngo ndashaka ko duhuza nanjye ukanjyana stu se nangahe ndavuga ati rero ntabwo twaciringa ngo nangahe ahubwo we mfata iwacu nyine ni araboro nyine mu Nyakabanda we mfata duhuze Rafiki niyo location nimba uhazi ntuza Rafiki urahazi ndahazi okay titsangayo turahuza tumaze guhuza gihe twahuje namubwira ati gihe rero nimufite gahunda uzaza ufite ibicwi ibi nibi tuhite tujya stu kuko guhuza amana umuntu yibaye ngo ni benshi nyine uhura nabo kumva nta peti bakibaraguza umupeti asa nashyushye man ako nyine bitari ibya danje nyine rumva yari ibya danje kuko boro twarayikoze itatu tunayishyura kwara yishyuye ariko nanone ntabwo ibiceri natekerezaga aribyo wari ufite sinimbo mvuga gihe nari no kumuryaho basi nari kumuryaho na karoti umva na kacanga karabuze gusa urambwira gute ko nabyo gusa nyine nta kibazo okay nta sibyo mane umupeti mane urumva mane ubigiye kumukora ibintu bya danje ndetse ko ari studio no wajyamo bakaguca miliyoni cyaze kabisa araboro wanyine no umupeti nyine azana ibiceri nyine bitari bike bitari na byinshi ako nyine urumva nawe mfite akanyungu gake cyane nyine tu abatireka ndikorera umuvandimwe no dufate umujama akana namwamamaze bamwita Jada Beat ararenze no producer kabisa Jada Beat kabisa akorera Jada ararenze akorera ahano ruguru reba ku isoko ry'Inyamirambo ndahabona neza gato yumanutse gato amasikari uhita ubona icyapa cyanditseho Jada Beat niyako ni oje kabisa ni harakora isoko ry'Inyamirambo ntago ndi kumva neza reba ku isoko reba hano okay reka kwa Gisimbura habo kwa Gisimba ari abacururiza amakaro manutse mari yase bakoze cyane reba umanutse muganda kitaka kamanuka ahantu bita ku isoko ryahoze ku isoko ry'Inyamirambo kuko bari kurishenya bagiye kuryubaka bushya ukamanuka udusikare turi hepfo ushaka nomero ze uzanyandikire Biraboy ku Instagram cyangwa yegeye mbite ntwaro location ya Dan okereka dukomeze noneho umujeni ndangije ndavuga ati rero peti yangu ufite ngahe mfite gutya ni gutya ni make ariko ngiye kugufasha nta kibazo tugende ufite imirongo cyane ibya bindi nabonaga mana ari umujangwero raho nubwo tubitaga pera numve urumva nyine kugeza kuri producer mani umupeti nyine kumugezaho kandi nyine mani atarame nyira akugora iyo uri umuproducer agabona umupeti arabizi basi urahanyanyaza kuri make ya azanye ariko iyo nanone ubona atabizi kandi afite amafaranga make uhita uvuga ati rero umupeti ongera ibiceri niyo mpamvu uzasanga buri umuproducer akubwira ati wapi kuko nta kintu yakumvaye ariko umupeti man yankubisaga pera numva ni sawa no Jada aramubwira ati rero nkubitaga pera tumwana yari afite gera hora no bushashe mu kanwa badaseka umupeti afite ishaza rya danje urumva umupeti none ateye umupeti turacyakomeje ako rero buriya hari ikintu mani hari nyine tugemba oya mumbabarire ngo ntambeba ikinisha injangwe itisamura so abonye ahembe bijya kubwira injangwe ngo sharinge ngo ntunge gutya injangwe iravuga ati okay nta kibazo aho bikina komanse buriya ni nko ndagira musirimo akaruka cyane
ku buryo muza kugira ngo ntambe ikinisha injangwe gato cyane. Let's get Biraboy nge ndumujama bafana banje bamba ku mutima ndabarapira bakatsikira bakambwira yuko ndi bitikira abanzi banje ndabatitiza manuka imirongo bakicuza abandi bahanze icyo mbarusha kwifingo ndetse no gusenga imbere yanjye n'abapeti mu gihe ngewe mfite amapeti yamageze batera amasari ngo urebye nabi wasanda sara uyu muziki wa mibiceri ndashaka kugura kamodokari nkajya nkatemberezamo vie ndashaka kugura kamodokari nkajya nkatemberezamo sheri ndashaka kugura kamodokari nkajya nkatemberezamo mama unyinjirira ngo utayahuza unzana wodiro nguta muri genge sigishaka kurya ayo mapera mfite imyembe ihagaze amatunda ubonye je urinde se jana hodiro y'amabyisha ijyana n'irapu y'umujinya nyituye genge ya street ya kabye abasa muri abahanga brother ewa bro muri abahanga byadanje ariko akano gatoyi umva gukubita mbabarira nibyo kuko kandi mfite kimeni mutuzemwe mu gikangwa n'urume ijoro ni nkamanywa kuri je kuko genda mbona mbaye fime nkora zibatwike nahezanyuze batabike we hano kure ku buryo nta n'umuntu uzajya bibuka cyangwa bitadapi imeze nk'isasa hundi nkurura abantu agiye gufata akantu nimumva ibindi mvuze gatanu bro akantu cheka gato cyane gato ngo ntambeba ikini ako kantu mugatererere bayambabarira mubanze mugatererere ngo ntambe bikinisha injangwe bro hiti samura ntambe bikinisha injangwe bro hiti samura ntambe bikinisha injangwe bro hiti samura we isha zamani bro kukindirimo mwayikoze musa nkaho muri kwishaza ryadanje iyi ndirimbo no kuvuga ngo urumva ko irimo street man umuntu aba yarakubishe yagakubitwa none mu bintu ukora bakugira ku motive ukumva rakugati man icyo gisura cyawe nyine nka zandirimbo nabo kizacuruza atundi rwo rusura rwawe ubona n'iki batagucaniye amatara ahuma ndagaske babateye iyi boro bagati hangereka yandi gute bundi badusebya basebye umusanyi kandi akaba bafite hangereka mbandikireho boro man bakubiti batwike brother iyi ndirimbo umwana abo mwayihaye abakunzi banyu abafana banyu bayakiriye gute muri society bayakiriye neza cyane kuko yego ahubwo se ushobora kwibaza ati no kubera iki turi hano nizo boro twakoze none sugira ngo tutazifite wadutumira kuri Yego TV that's why turi hano niyo mpamvu kuko ibikorwa byacu papa none umusana agakora hano yamashyari yabo ukumva umuntu aramurozi bro ari indirimbo ivuga ngo rubanda muzira kutumva babazwa n'ubusa ngo wiswe umurozi mayoneze imigati uri komanya bingi gutera amacumu n'imyambi je murapokoza umuziki magarara stage ngo utame imirongo umubyumbe se wapinda rap umufana w'ikigo gutama gasaku gufamiye urabisi kutizi ngegera ngo yumva ubusanzwe iravuna kikayoringa ihombe bavumwe na sokuru umunsi wavutse uri teta kuvuze nabi se kwanze kushitiye hiti y'abapfumu umwanda kera hose nabona kugenda ntamenya kutasha napusha amasiga nkakwamyo myandiko zonzi ziguta mu byatsi ngurishe mu mwanda muri make usazanye ibiheri mu gipangu ufatwa nk'imbwi ry'ibinono vuge wumve cyangwa subireke fini ry'ubugari Kigali n'ingari kera hose namenyaga yuko bro cyaze kabisa abakunzi bacu badukurikiye kuri Yego TV ndagira ngo muri commentaire mume yego cyangwa aba bahungu barashoboye cyane bashoboye ariko ngiye ko mbabona nibashaka bandike ko tudashoboye barashoboye cyangwa ko tubikurira abavandimwe tukabazamura no surrender bro iyi ndirimbo yanyu ni indirimbo yabaye nziza muri society yabaye hit urumva irakorwa ntekereza ko buri umuhanze iyo mukoze indirimbo ngo mwabanje kureba muri society cy'abantu bari icyo bakeneye icyo abantu bakeneye mwe muri ku producing ibyo abantu bashaka ndanariza nkareba ibyo turimo uvuga ati ubu ngubu ngomba gukora iki ngiki none ari indirimbo ngiye gusohora cyashya abantu muyitege kuri The Hunter bro umuhigi ku bantu batazi icyongereza The Hunter umuhigi bana rawo ebyiri wongereho bro ngiye kwishora ni indirimbo ivuga ku bapeti bantu bo ku mihanda n'abandi kabisa street bana bataho gatoya ariko sinzi bana dukubite oya reka zadutemu yamaze kugera hanze none ako ibyo bayikwiba mani ariba mwebwe mani murashishura mwebwe twarababe mubyumve ko ngiye boro nkora ndabanza nkareba neza nkavuga ati ibi bintu biri kugenda gutya gutewe mayiro tunabakubitiramo akantu nyine tungabaga ati niba umusani Bruce Melody niwe nafatiyeho gutya kwandika mu myandikire nkareba nyine nkavuga ati abantu gutya dukora gutya ariko nyine bakadusebya mu mirapiri
narebeye kuri Holix wowe iturize mane wowe uzazamuka ku giti cyawe kuvugiye mwatangiriye kugira hanga mugezi murabona umuziki wanyu umeze gute uyu muziki nubwo ibiceri biba ari bike ariko mu bushobozi bwacu dufite n'imigisha y'Imana ndabizi neza ko bizakunda imigisha ya Allah kabisa ni uri kudufasha ariko nukuvuga ngo vuba hanga natwe turi ahandi hantu hadasanzwe nkuko turi hano kubera ko twakoze iriya muziki ntabwo waba warakoze bisaba kandi kwihiringa kugira ngo ugere aho ugera umusore wanje gutereta nuvuga ngo kugera isa buri wese afite platform yiwe y'umuziki akora ibye anonda akora ibye and then tugaburira muri team wow very byiza ngiye cyo mbifurije no kumwakomeza mugakorana mugakorana byiza cyane iyo ndirimbo bayireba bayita umwana iri kwicano The Hunter bro turebe ora subscribe kuri Biraboy utibagiwe na Yego TV Yego TV ikora ibintu bya dance kandi mufite impano uri umupeti twebwe mane ntago turi babandi baguca amafaranga ngo gutya na gutya ngo zana 10 ngo zana gutya niba ufite impano yawe gwino uyimurike kabisa n'ubuntu uhite wigendera Imana nibiza ubundi bizakurikiraho Yego TV irakora cyane kabisa kandi tunashimira abantu badukurikiye mu kuri subscribe ewana kabisa nimba unafite impano nucika intege nawe bizakunda bro ndabashimiye cyane ntaribagirwa abakunzi ba Yego TV mugende naje mukore subscribe kuri The Hunter bro The Hunter ni mu cyongereza The Hunter mu cyongereza ariko mu kinyarwanda ni umuhigi inyuma yaho The Hunter wongereho bro banarana o ebyiri urahita ubona channel yanje kandi nabifuza kudufasha namwe murakaza neza rekeraho ngaho murakaza neza kabisa ibyo birabaye ni The Hunter bro bro ndabashimiye mwakoze cyane ewan abakunzi bacu nimba wabikunze ubikunde nimba nabyanze bireke abakunzi bacu ba Yego TV ba Yego TV ndagira ngo mushyigikira abavandimwe mubere ku rukundo natwe mugomeze mutwere ku rukundo muri comment mubinyereke mukoreshe and subscribe kuri Yego TV ngiye banyita baba ciao turabakunda cyane Yego TV ahoze ni gute